mu buzima bukomeye, mbabazwa n'ibyo mbona hano mw'isi, cyangwa se mbayeho neza cyane ntacyo mbuze. Oh yeah, ntabwo nzibagirwa shimu wandemye, muri we niho hari byose jyewe nkeneye. Niyo mbabaye nigunze niuza kandura, ntabwo ajya nsiga mubona buri munsi, niwe nshuti imenya ibyanjye mbere yuko mbivuga. Inshuti y'inkoramutima, n'imbere y'imitego y'abanzi banjye unambutsa nemye, unyitaho iteka ndagushima, ntabwo bansagira ndi kumwe nawe. Nsagira ndi kumwe nawe. Byashoboka ko ibibazo bikuremereye, uhora wibaza uti ese Imana yaranyibagiwe, ariko humura komera kuko ibizi impamvu. Izasubiza mu gihe bikomeye. Ese uwasuye Lazaro amaze iminsi ine mu mva, ese yananirwa ibibazo byawe ate kandi ari we gisubizo? Uwazutse akazuka atsinze urupfu giteka, mubwira ibyawe byose aragukiza. Inshuti yanjye, inshuti y'inkoramutima, n'imbere y'imitego y'abanzi banjye unambutsa nemye, unyitaho iteka ndagushima, ntabwo bansagira ndi kumwe nawe. Uri inshuti yanjye, inshuti y'inkoramutima, n'imbere y'imitego y'abanzi banjye unambutsa nemye, unyitaho iteka ndagushima, ntabwo bansagira ndi kumwe nawe. Unyitaho iteka, unyitaho iteka ndagushima, ntabwo bansagira ndi kumwe nawe.
yawe